Tugiye kuvuga ku dushya tubiri tubaye mu Rwanda mu minsi ibiri yikurikiranya ku itariki 16 ndetse na 17, akaba ari two dushya twafashe imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda. Rwanda shima Imana. 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 Yo Rwanda shima Imana. 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 Shima. Ni mu giterane cyangwa se mu gitaramo cya Rwanda shima Imana, igitaramo cyabaye ku itariki 16 Kanama 2026. Cyari igitaramo cyari kiryoshye cyane, aho cyari cyabereye muri stade Amahoro iherereye i Remera ho mu mujyi wa Kigali. Isaa 8 zuzuye z'amanywa cyangwa se z'umugoroba nibwo igitaramo cyari gitangiye, cyangwa se igiterane kwinjira kuri buri munyarwanda wese cyangwa se umunyamahanga bikaba byarubuntu. Intego y'iki giterane ubusanzwe aba ari ugusigasira umurage wo gushima Imana hano iwacu mu Rwanda, cyangwa se guhuza abanyarwanda n'amadini agiye atandukanye mu kuramya, gusenga cyangwa se gushimira Imana ku bw'amahoro, umutekano ndetse n'ibindi byose u Rwanda rumaze kugeraho, by'umwihariko iterambere. Iki giterane cyangwa se igitaramo akenshi gikunze kwitabirwa n'abayobozi ba leta, ab'amadini n'amatorero ndetse n'abahanzi b'indirimbo zigiye zitandukanye. Iki ngiki cyabaye ejo bundi ku itariki 16 cyitabiriwe n'abahanzi b'indirimbo z'Imana cyangwa se abaririmba indirimbo ziririmbirwa Imana bagiye batandukanye, harimo nka Misigaro Gentil, uwo bita Aime Uwimana ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo igitaramo cyari kirimbanije abasenga basenga, ababyina abaririmba, abajya mu mwuka bajya mu mwuka. Abantu benshi bari muri iki giterane batunguwe no kubona rwose muri iki giterane havutsemo abahanuzi bageze kuri 2 batari bicaye no mu myanya y'imbere rwose. Umugabo wari wicaye ku mwanya usa naho atari uw'imbere, ndetse n'umugore wari umwicaye inyuma barahagurutse, gusa habanje umugabo ahaguruka avuga indimi zidasanzwe, zivuga ku bwinshi kandi tigita mu buryo buteye ubwoba. Inyuma ye hahise haguruka umugore, uwo mugore nawe ahaguruka afite agataro yagasizeho Bibiliya, agenda gatembeza mu kirere, nawe ari kavuga indimi nyinshi zidasanzwe. Amakamera menshi yari muri stade yahise yerekeza kuri aba bantu, ari nako babafirimye babafata amashusho agiye atandukanye. Ayo mashusho akaba ari nayo muri kubona muri screen zanyu, kandi akaba ari nayo yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Gusa bamwe bari kuyatanga ibitekerezo bavuga bati aba bantu ni abaskama, abandi bakavuga bati ni umwuka wera wari ubafashe bari bafashijwe, ariko abandi bakavuga bati ibingibi rwose ntago twahamya ko ari Imana. Gusa nawe sinzi uko ubibona, sinzi nuko wabibonye we wari wagiye muri iki giterane cya Rwanda shima, ariko abantu ntago bari kuvuga rumwe kuri aya mashusho. Andi mashusho rero navugaga ya kabiri na Minisitiri wa Sport Nelly Mukazayire yakangabanyije imbuga nkoranyambaga nyuma yaho agaragaye arimo kubyina indirimbo Mad Over You y'umuhanzi Lantown ukomoka muri Nigeria. Ni amashusho y'amasegonda 28 agaragaza Minisitiri Mukazayire agaragiwe n'abakobwa b'inkumi 3 babyina indirimbo Mad Over You y'umuhanzi ukomeje kubica bigacika muri Nigeria. Aya mashusho nubwo yagiye ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntago ari Minisitiri ubwo yayishyiriye ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo yagiye ku mbuga nkoranyambaga aciye ku rukuta rwa Instagram. Bigaragara ko ari urubuga rwa Instagram rw'uwitwa Sala Sante, agaragaza Minisitiri Mukazayire acinye umudiho n'izo nkumi babyina iyi ndirimbo ikunzwe. Ubusanzwe Minisitiri wa Sport Nelly Mukazayire ni umwe mu bayobozi by'umwihariko bakunze gukundwa n'urubyiruko cyane. Kuva yaba Minisitiri wa Sport avuye ku nshingano yahawe y'ubunyamabanga wa leta, yakomeje kwigarurira urubyiruko. Bamwe mu rubyiruko rero bakomeje kumwishimira, bishimira ako kabyino ke babonye, kandi banavuga ko burya ngo yanayobora Minisiteri y'urubyiruko baramutse babishaka. Nelly Mukazayire yagiye agaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye by'abahanzi hano mu Rwanda mu rwego rwo gushyigikira abahanzi, ariko kandi banabereka ko ubuyobozi bari inyuma muri gahunda zabo z'ubuhanzi. Abanyarwanda rero batari bazi ko abasha kuba yacinya akadiho nawe agakubita akaziki, bishimiye kongera kumubona ari kubyina abyinana n'izi nkumi zigeze kuri 3. Reka nshimire mwebwe twabanye kuri iyi video, mugakanda like, mugakora subscribe. Muzabana nanjye mu biganiro by'ubutaha. Nitwa Eric Radu, Imana ibahe umugisha.